Iyo wisanze utekereza uti sinzi uko nahindutse gutya, wakireba mu ndorerwamo ukibaza uti ese ni gute nisanze ntya, byangendekeye gute? Nusanga uri kugereranya uwo wari we none, uwo wari we kera ndetse n'uwo wari we none, ugasanga nturi kwitahura, nturi kwimenya, ushobora kuba ufite ikibazo cyo kuba uri muri cycle ya manipulation utabizi. Muraho neza abakurikira Umugano TV official. Uyu munsi tugiye gusobanura uburyo pervers narcissistique akora, akagenda ayobya imitekerereze y'undi muntu buhoro buhoro, kandi ibyo si ibintu akora umunsi umwe, si n'ibintu uri victime ahita abona n'amaso cyangwa abamuri hafi. Ni cycle igenda yisubiramo ku buryo usanga akazitiro karakwizingiyeho, ariko nakita nka prison dore, cyangwa se gereza ibengerana, niko navuga, cyangwa se gereza itatse. Asanga karamwizingiyeho atazi ngo byagenze gute. Tugiye kureba rero uko umupervers narcissistique abigenza kugira ngo umuntu yisange muri iyo gereza atazi uko byamugendekeye. Ni ukuvuga ngo byose bitangirira mu kureshya cyangwa kubeshyabeshya, navuga ko ari nk'amabeshyabeshyo cyangwa se nk'uburyarya, ariko ni nko kureshya. Atangira kwiyegereza cyangwa se ibyo twakwita séduction mu gifaransa, ari nabyo twita love bombing mu cyongereza. Ibi bintu rero ni ukuvuga ngo umupervers narcissistique mu ntangiriro agaragara nk'umuntu w'igitangaza, umuntu uri jovial, umuntu uri smart, umuntu mbese usabana, akugaragariza urukundo rurenze urukenewe, akubwira amagambo meza cyane ndetse akaguha attention irenze uko uyitekereza, ubundi agatuma wumva wihariye mu buzima bwe. Ahangaha rero umutima wawe utangira kwibwira uti uyu muntu aranyumva, mbese nko muri ya mvugo y'ubu, umutima ukakubwira uti uyu ni we wanjye kabisa. Ariko mu by'ukuri ntabwo ruba ari urukundo, ni uburyo bwo kugufata ku mutima, cyangwa se mbese ni nko gushaka gufata bugwate umutima wawe. Ni nka kumwe utega inyoni umutego, warangiza ukayitega n'ibyo ikunda, wenda nk'ibishunga, impungure se cyangwa amasaka, ibintu nk'ibyo, yaza ije kurya igafatwamo. Aha nubwo nkunda kenshi gushyira gisa ku kwimenya kurusha uko wifuza kumenya uwo mwinjiranye mu rukundo cyangwa se n'undi mubano runaka, kuko twabonye ko nubwo kenshi twibanda ku rukundo, manipulation iba muri domaine nyinshi, haba mu kazi, haba mu muryango, mu rukundo, ibintu nk'ibyo. Nitureba ibimenyetso nk'ibi, wowe uzajya wireba urebe uko wiyumva. Aho nari ngeze rero navugaga ngo nubwo kenshi nkunda gushyira gisa ku kwimenya kurusha uko wifuza kumenya uwo mwinjiranye mu rukundo cyangwa mu wundi mubano runaka, nkunda no gutinda ku kwiha igihe kugira ngo ubashe gusobanukirwa niba ibyo bishashi ubona arimo akwereka ari umuriro uramba cyangwa ari ibikenyeri bizimata, kugira ngo wirinde kugira gute, kugenda gake gake kandi urimo gushukwa na bya bishunga byerekeza ku mutego. Burya igihe ngo gisobanura byinshi, kandi nk'uko tuzagenda tubireba mu buhamya bw'abantu benshi bagiye baba victime baba pervers narcissistique, muzabona ko igihe ntabwo ari ikintu bajya bapfusha ubusa, surtout igihe cya mbere cyo kureshya cyangwa cya séduction.
Yego, igihe rero uramutse wihaye igihe ushobora gutahura ko burya bya bintu uri kubona hirya yabyo hari ikindi. Indi ngingo bifashisha ni ugutangira kugufataho ijambo cyangwa kukugiraho uburenganzira, ari byo twise prise de contrôle. Muri iyi prise de contrôle, kubera cya cyizere muri séduction yaguhaye urukundo ruhagije, ugera aho urirekura uramwizera. Uyu muntu aba yaguhaye urukundo, noneho byaterwa n'urukundo rwinshi n'ibindi bijyana narwo, amakado n'ibindi aba yagaragaje, wowe mu victime uhita ushyira hasi ubwirinzi bwose wari ifite, mbese urirekura. Bigasa nk'aho ubuzima bwawe bwose, imyanzuro, ubujyanama, ni ukuvuga ngo ikintu cyose uba wumva watangira ukamubaza, aho ngaho uba uri muri contrôle. Aba arimo agenda afata contrôle, ukumva nta kintu wafata, nta kintu wakora utabwiye iyo nshuti yawe, ntacyo wakora utabwiye uwo musheri wawe, kubera ko waramwizeye. Imyanzuro yose ni ukuyimubwira, inama yose ni ukuyimubwira, nta yindi nshuti ukigira, n'abo wagishaga inama wapi wabwigisheho, icyizere cyawe cyose wacyerekeje kuri we, kubera ko mu ngingo ya mbere yakubatsemo icyizere. Ubundi ni ukuvuga ngo uburenganzira bwawe bwose wabushyize mu biganza by'uwo mupervers narcissistique, ariko wowe ntabwo ubizi, we wibereye mu rukundo, urimo uragendera mu byo ubona. Navuga ko umuvictime umera nk'aho urambitse ibihoho, wa mugani w'abarundi bavandimwe bacu, urambika ibihoho ugasa nk'aho ntacyo ukikanga, ugatangira kubaho mu bushake bw'umupiyeni cyangwa umupervers narcissistique, utarabishatse, utaranabihisemo, ahubwo ari amarangamutima ari kukuyobora kubera ibishashi by'urukundo rwinshi rwakujujemo icyizere yaguhaye. Ibyo byose ubikora mu izina ry'urukundo n'icyizere yakubatsemo mu ntangiriro. Ikindi cya gatatu, iyo avuye ku gufata contrôle, yaragufashe neza nyine, ka gapirizo aba yaramaze kukagufungiramo, abona mbese waricayemo bien, uri muri comfort zone. Aho ngaho rero niho atangira kugabanya agaciro kawe, ariyo twita etape de devalorisation, kugutesha agaciro. Buhoro buhoro amagambo meza agenda akendera, ubundi yarangiza agatangira akajya guseka mu magambo, cyangwa se akakunegura, akakunenga, agatangira kugushidikanyaho niba mushobora gukundana, akagaragaza ko agufitiye icyizere rwose cyinshi, uri umwana mwiza, ariko mu mwanya nk'uwo guhumbya byose akabishyira hasi, agatangira akakwereka ukuntu atakwizera, akakwereka ukuntu uri ikirara, akakwereka ukuntu udashobotse, akakwereka ko uri umuntu udakwiye icyizere cye, akakugaragariza gushidikanya gushoboka, kandi mbere yari yarakuzamuye, yaragushyize hejuru nk'umuntu w'igitangaza ukwiye urukundo rwe rwose. Atangira nanone kugenda akugereranya n'abandi, niba afite aba ex be, niba ari mu rukundo rwihariye, atangira kugenda akugereranya n'aba ex be.
yaba ari wenda muri famiye ugasanga arimo arakugereranya n'abandi bantu mubana, cyangwa se arakugereranya nibura ari mu buryo bw'akazi arakugereranya n'abandi bakozi, mbese kugira ngo akwereke ko wowe uciriritse ndetse n'ibyo ukora biciriritse, ariko mu by'ukuri mu ngingo ya mbere yakwerekaga ikinyuranyo cy'ibyo arimo akora ubu. Noneho bya bindi bya radimirasiyo, kwa kundi yagushyiraga hejuru, bihita bihinduka kunenga gusa. Noneho wowe ugatangira kwibaza uti ese hari aho nitwaye nabi bikaba byarahindutse? Ingingo ya kane akoresha icyo twita gazirayitingi. Gazirayitingi dukunda kuyigarukaho cyane kuko ikoreshwa kenshi n'abamanipirateri periveri narisisike. Ni ukuvuga ngo iyi gazirayitingi iba igambiriye kugira ngo iyobye imitekerereze yawe. Hano niho sikiri ikomerera cyane, kuko iyo ugerageje kuvuga uko uri kwiyumva bitewe n'uku kuteshwa agaciro, iyo utangiye kuvuga uko wiyumva n'uko ubona ibintu, ahita atangira kukubwira ko uri gukabya, uri kurengera, ibyo urimo kuvuga se ibyo yavuze we wabyumvise nabi cyangwa wabifashe uko bitari, mbese muri make akakwereka ko ari wowe ufite ikibazo, ahubwo ikibazo kitari mu byo uri kubona. Umutima wawe rero aho ngaho uhita utangira gushidikanya ku byiyumvo byawe, ugashidikanya kuko wiyumva, warangiza ukagenda witera icyizere, ukareka no kwiyizera bya burundu, ku buryo uzajya ureba ukagira ngo mbese ahita akuvangavanga ku buryo usigara utekereza ko ibyo utekereza atari bizima, wanabitekereza ukabirofura ukabyigizayo, ukumva nyine wibeshye, ukabirenga, ukagerageza kubirenga, kandi ari ibintu mu by'ukuri wakagombye gutindaho biri siriyasi. Ingingo ya gatanu akoresha ni ukuguhindura umunyantege nke mu byiyumvo, cyangwa depandanse emosiyoneri. Ni ukuvuga ngo hano umuperiveri narisisike aragukomeretsa hahandi agenda agaruka, akagukomeretsa, akongera akakugarura, akaguha ituze, akaguha imbabazi, akakwereka impuhwe, akaguha urukundo, mbese akagucangacanga ku buryo usigara uri muri cya kinyenga. Iyo agarutse neza ukumva umutima wawe uratuje, ukumva uraruhutse, warangiza ukumva ko muri mu rukundo rwose ruhambaye. Icyo ni cyo gituma bigorana ko abenshi baba muri uyu mubano, cyangwa se babana n'umuperiveri narisisike, ariko ntibabashe kumenya neza ibiri kubabaho, cyangwa ngo babe babasha gufata imbaraga ngo babivemo, kuko ntibari gusobanukirwa gutandukanya urukundo reyeroma n'ibiri kubaho, kuko arimo arabakorera amaseduwana, arabakorera agatogo k'urukundo, gutesha agaciro byose, kubera na kwa kukuvangavanga muri gazirayitingi bikagucanga neza, ukareka ukabura amahitamo, ubundi ukiyicarira muri ibyo bibeshyo. Aha rero uba wamaze gufatirwa muri ya sikire, akazitiro tayari, wa mutego uba wifunze. Ahangaha iyo bigeze aha rero uhita wibaza ngo ese kubera iki bigorana kubona ukuri bw'ibiri kukubaho kandi ari wowe urimo kubibamo? Ni ukubera ko uba uri mu rujiji cya mbere, we abaza agakina ari gukina, wowe ntabyo ubuzi, icyo ubuzi nta nubwo uba ubitekereza. Abantu benshi baba abavigitime b'abaperiveri narisisike, hari n'igihe aba ari bwo bwa mbere ahuye na kondisiyo nk'izo ngizo,
we rero aba azi ko yibereye mu rukundo, byamuvangavanga rero ahera mu cyeragati, uguma mu rujijo, wibeshya ko ari wowe ufite ikibazo, wumva udashobora kubaho utamufite kubera ya dependance affective hejuru cyangwa se dependance emotionnelle, ukumva ko ari nka we nkingi wegamiye udashobora kubaho adahari. Ariko uko wumva siko kuri kwawe mu by'ukuri kuba ntago ari ko kuri kwawe, ahubwo navuga ko uba utakiri uwawe ngo wigenge cyangwa ngo ugenge intekerezo zawe, ugenge amarangamutima yawe ndetse n'amahitamo byawe. Ni ingaruka za ya manipulation. Aba pervers narcissistique, hari ikintu kijya kintangaza, hari umuntu duherutse kuganira arimo ambwira ati no, ati hari ikintu ntajya numva, ati ni gute umuntu yicara agapuranifiye ukuntu ababaza umuntu kandi akabikora ku murongo, nta hantu ukagira ngo hari ahantu byanditse, ukagira ngo hari orera akurikiza. Just niko aba pervers narcissistique turabona kwa kundi twigaga, ndumva twarabyize muri primaire, cycle y'amazi cyangwa se yego y'amazi cyangwa cycle de l'eau, yes, cycle y'amazi, ukabona ni igishushanyo mbonera muri rusange aba pervers narcissistique bose bagendera. Ukibaza iyo uhuye nawe bwa mbere, ntabwo iki kintu ushobora kukimagina, ukuntu umuntu ashobora kuza akakubwira ngo aragukunda ariko inyuma aguhishiye surprise yo kugucangacanga nawe ukiyoberwa. Biragoye rero, niyo mpamvu bigorana kugira ngo ubone ukuri, kuko ni ibintu biza nk'igitunguro, ntabwo uba ubyiteze, kuko mu rukundo icyo tuba twiteze ni urukundo. Kwa kundi rero akuvangavangira akaguha amaseduwane y'urukundo no kugutesha agaciro no kugucangacanga, ntabwo ubasha gusobanukirwa ngo ndi mu biki, icy'ukuri ni ikihe, ikinyoma ni ikihe. Wiyatacinga ku rukundo kuko twese niko duteye, abantu twese niko duteye, ahantu hagufata neza niho wegamira. Niyo mpamvu rero bigorana kugira ngo umenye ukuri kw'ibyo uri kubamo. Ntago aba ari amahitamo yawe, ahubwo ni ya manipulation iba igenda iyobora ibyiyumvo byawe, intekerezo zawe, amahitamo yawe. Muri make navuga ngo twabonye ko aba yarafashe controle ku ntekerezo zawe n'imyanzuro yawe byose, ni ukuvuga ngo ntago uba ukigenga ibyo utekereza, nawe ubwawe ntago uba ukiyizera encore moins ibitekerezo byawe nuko wiyumva. Hari ibimenyetso rero byinshi bitandukanye bishobora kukwereka ko ushobora kuba uri muri relation n'umupervers narcissistique. Ibyo bimenyetso tugiye kubireba, noneho mu kubireba wowe ugende wisuzuma. Uretse n'ubu ngubu kandi ushobora no kubikoresha mu buzima buzaza, kuko bimaze kugaragara ko nahoze ndimo nsoma ahantu hagaragaza ko ubundi mbere aba pervers narcissistique bababaraga nka 3% bya population mondiale, ariko noneho nyuma birazamuka bigera kuri 6. Umva au fur et à mesure que imyaka ihita, manipulation pervers narcissistique igenda iba icyorezo kirenze. Mu kanya rero aho nasomaga ho bavugaga yuko ahubwo ni umu expert, ni umu psychologue wiyemveye kubera ko yahuye n'ikibazo
cy'abanarisisike mu buzima bwe, yahise yiyemvestisa muri ubwo bushakashatsi. We yagaragaje ko agereranyije n'abantu ahura nabyo muri terapi ahura nazo z'abantu, amaze n'ubushakashatsi abakoraho, yavuze yuko yesitima hagati ya 16 na 18% bya population mondiale. Ni ukuvuga ngo abantu mu bantu 100, we arestima akavuga ati abantu 15 na 18 baba bashobora kuba ari abaperve narisisike. Noneho we yanavuze ati ubundi mbivuze neza mu magambo navuga ngo ni umuntu umwe muri 6. Mu bantu 6 haba harimo umwe uri periveri narisisike. Niyo mpamvu rero ibi bimenyetso bya sikire y'umuperiveri narisisike cyangwa ya manipulasiyo, n'utarahura n'iki kibazo biramureba, kuko ejo bundi ushobora guhura nayo. Wawe ashobora guhura nayo, mbese muri ushobora guhurira nayo mu kazi, ushobora guhurira nayo mu muryango, ushobora guhurira nayo mu nshuti, ahantu hose ukamenya ngo nditwara gute. Ibyo bimenyetso rero reka tubirebe, ugenda usuzuma buri kimwe ukigereranya nuko nawe wiyumva. Rero navuga ngo ibimenyetso bikunze kugaragara ushobora kureberaho ni ibi bikurikira. Icya mbere, wisangaho ihungabana mu mitekerereze. Ni ukuvuga ngo ntuba ukimenya uko wiyumva neza, ntabwo uba usobanukiwe uko wiyumva, ntabwo ushobora kubisobanukirwa, nta nubwo ushobora kubisobanurira undi. Mbese uba ufite ihungabana mu mitekerereze, utakibasha gushyira ibitekerezo byawe ku murongo ngo usobanukirwe ibyo ari byo. Ikindi kimenyetso cya kabiri, uhita utangira kwibaza kenshi ngo ese ninjye ufite ikibazo? Yes. Ni wowe urumva ubabara, urumva utamerewe neza, urumva hari ikintu kikubangamiye cyangwa umuntu ukubangamiye, ariko ugatangira ukibaza ese ninjye ufite ikibazo? Kandi ibyo ukabyibaza kenshi, hari umuntu wagukoreye amakosa ukayamukuraho, ukaza kwibaza niba ari wowe ufite ikibazo. Icyo ni ikintu cya kabiri wareberaho. Icya gatatu, wumva uri kugenda uca bugufi ku byo wizeraga, cyangwa ukagenda utakaza identite originali yawe. Ni ukuvuga ngo uwo uriwe ugenda umutakaza, ya mipaka wishyiriragaho mu buzima ugenda uyitakaza, aho wakagombye kuvuga oya uvuga yego. Ni ukuvuga ngo nta bushobozi uba ukifiteho, uko wari uri uba warabitaye, usigaye umeze nk'iki. Nkunda kuvuga ko uba umeze nka marionette, ufite ibindi bintu bigutwaye, ku buryo nawe hari igihe ukora ibintu ukibaza uti se reyeroma ni njyewe cyangwa n'undi muntu? Ahangaha uba waratakaje identite originali yawe. Ni ukuvuga ngo uba waraciye bugufi mu byo wizeraga, wumva udafite uburenganzira bwo kwemera ikintu cyangwa ngo cyange. Icyo ni icya gatatu ushobora kureberaho. Icya kane, ushobora kugerageza kumushimisha, cyangwa se uhora ugerageza kumushimisha uko ushoboye kose kugira ngo atakurakarira, ndetse n'ubwo wowe ibyo waba uri kumukorera byakubangamira. Icya gatanu, wumva utinya kumubwira uko wiyumva cyangwa uko ubona ibintu runaka, ndetse unanirwa no kugira amahitamo niyo yaba ari amahitamo yawe bwite akureba noroma. Yego, usigara utinya reaction ze, utinya uko wamubwira,
uko wamubwira ibyiyumvo byawe nimbimubwira biragenda gute? Yego, aritwara ate, arabifata ate? Ibintu runaka ntumubwire ngo njyewe ndabyumva gutya, ntubashe kumugezaho ibitekerezo byawe. Urumva aho ngaho communication aha ngaha niho ipfira. Nta kintu wowe uba usigaye wumva nta jambo gifite uvuga, uba usigaye umeze nk'igipupe kiri aho. Unanirwa rero kwigirira amahitamo ndetse n'ayawe ari personal arakunanira. Icya gatandatu, akwereka ko agukunze umunsi umwe, yego, akaguhata rwa rukundo, ya seduction akayishyira en pratique, akagushyira mu rukundo neza, ubundi mu kanya nk'ako guhumbya akakwigizayo mu marangamutima ukayoberwa ibibaye. Ku buryo bimera nko kugushyira mu mazi, ni nko kugushyira mu rubura yagukuramo akagushyira mu mazi yashyushye kuri dogere 200. Murimo, hari igihe nkunda kuvuga ibintu kubera kubigarura muri image nkumva bibaye nk'ibinsetsa, mujye mumbabarira. Imagine kugukura mu rubura ruri kuri wenda kuri mu quelques dogere, yarangiza akagushyira muri nka dogere nka 200. Ni ukuvuga ngo ni nko kuzamura akagushyira mu kirere, yarangiza akakurekura ugahanuka. Ni uku nguku aba asigaye akwerekamo urukundo. Umwanya mutoya muba muri kumwe ubona mumeze neza, mu kandi kanya ukabona yigiyeyo rwose nkaho nta n'icyo muvugana, nta n'ikintu muziranyeho. Ibi rero iyo wisanze ubyiyiziho, nakubwira ngo ntago ari intege nke zawe, ahubwo ni ikimenyetso ugomba kwitaho, kigomba kukwereka ko uri muri cycle ya manipulation, cyangwa se uri gukoreshwa, ibyiyumvo byawe, intekerezo zawe ziri gukoreshwa n'undi muntu wazihayeho uburenganzira. Niba ibi rero bikugizeho ingaruka cyangwa ukaba wisanze muri iyi cycle, menya ko atari amakosa yawe rwose nk'uko maze kubivuga hejuru, kubera ko nta mahitamo wagize ujya guhura nayo, nta nubwo wari uzi ko ibyo bintu bibaho, ahubwo wisanze wabigezamo. Ahubwo uri umuntu wahuye n'uburyo bwo kugenzura amarangamutima kandi utari ubyiteze, utanabitekerezaga. Aba-PN nk'uko nabivuze hejuru baba bafite ubumenyi bwo kugenga amarangamutima y'abantu, bakabikora bitwaje urukundo, kuko agomba kugira urufunguzo ruri bufungure kugira ngo agere ku muvictime yifuza. Akoresha rero urukundo nk'urufunguzo kugira ngo aze abone akinire mu ntekerezo yawe, mu marangamutima yawe, byose bibe kawa. Nakongera nkakubwira ngo ibyo ngibyo yakubatsemo, bya bindi byose twaboneye hejuru, kugutesha agaciro, kugutesha identity yawe, kumva nta icyizere ukifitiye, kugutesha ubushobozi bwawe bwo gutekereza, kugutesha uburenganzira bwawe bwo gufata imyanzuro, ibi byose yakubatsemo, ndakubwira ko ibi byose bishobora gusenyuka kandi bigakunda. Uru ni urugendo watangiye, kuko kumenya ibi ni ubuzima, ni intangiriro yo kwisubiza mu mbaraga wahoranye, ukisubiza kuba uwo wari we nyawe mbere y'uko uhura n'iyi tragedy yo kumanipirwa. Muri iyi video rero tubonyemo byinshi kandi byiza, ni isomo ry'ingenzi. Muri video zikurikira tuzarebera hamwe uko wava muri iyi cycle ya manipulation intambwe ku yindi, kubera ko
kumenya uko iyi cycle ya manipulation ukora, ni nk'intambwe ya mbere yo kugira ngo ubashe kuyivamo. Ntago wava mu kintu utakizi kuko uba ucanganyikiwe, twabonye ko uba udasobanukiwe ngo ibirimo. Kubimenya rero kuri muri iyi cycle iba ari intambwe ya mbere yo kugira ngo umenye ngo ibi bintu ngomba kubivamo, ntago ari normal. Komeza gukurikirana rero Umugano TV, kandi turabibutsa kujya dukandira like, mukande subscribe, muniyandikishe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibagereraho ku gihe. Ikindi kandi mujye muduha amakomantere, muduhe ibitekerezo byacu. Utabasha kwandika muri komantere, tuba twashyizeho kontakite yacu, mushobora kutwandikira mukaduha ubuhamya, mukatubwira ingingo ibafashije dushobora kuganiraho. Ibyo byose turi kubikora mu nyungu ya sosiyete muri rusange, inyungu yanyu, inyungu yacu, inyungu y'igihugu n'inyungu y'isi muri rusange. Twibutsa yuko rero intego yacu y'ibanze nk'Umugano TV official ni ukumenya tugakira ndetse tukabona kubaho neza dufite ubuzima bwo mu mutwe bwitwaye neza. Murabeho rero, nakagaruka.